Yes, ni Paradizo TV ndabasuhuje. Nza ahantu wakoze urutoki umugore agahita anyara. Nibyo, sinkubeshye, ndahazi. Nawe ubishatse wahamenya. Niba umugore atambuka mu nzira ntarekura amavangingo, ariko wamwicaza ahantu ukamuganiriza gusa utamukozeho agatangira gutoha mu gitsina, ibi bisobanuye ko hari ahantu uba uri kumukora mu buryo bw'ibitekerezo. Hari umuntu nzi wigeze kunyaza umugore akoresheje telefone. Nawe wasanga urugero nk'uru urufite rw'abantu baganira kuri telefone bishyizemo ko bari gukora imibonano mpuzabitsina bikarangira umukobwa atangiye kumisha amavangingo. Birumvikana ko ibyo bibaho, kandi nyine ubwonko ni ikintu gikomeye ku buryo ibiganiro nk'ibyo byangiza cyangwa byica mu mutwe ababiganira, bikamera nko kwikinisha mu buryo bw'ibitekerezo. Icyo abantu bake nawe urimo tuzi nuko hari ahantu wajomba urutoki umugore agahita yumva amavangingo araje, ndetse wakongera bwa kabiri agahita anyara. Ndabashimira kuba mwakanze subscribe kuri iyi channel ya YouTube Paradizo TV. Ndabashimira ko mukomeje kudutera inkunga mwumva ibiganiro byacu. Niba kakanya wumva ijwi ryanjye ukaba wumva bigufitiye akamaro, wabuzwa n'iki gukanda subscribe tukigumanira ibihe byose. Biroroshye, kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande, ubundi ntuzajye ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Munsi tugiye kurebera hamwe inkomoko n'imiterere y'amavangingo umugore arekura iyo yuzuye ibyishimo. Hanyuma uraza guhishurirwa ibanga ry'ahantu wakoze urutoki gusa umugore wawe agahita amisha amavangingo. Iyi ni Paradizo TV, ni icy'abakuze gusa. Mbahaye ikaze. Mu bihugu binyuranye cyane cyane muri Afurika hakunze kumvikana umuco wo kunyaza. Mu Rwanda iyo uvuze ijambo kunyaza biba bifite ubusobanuro bubiri: kunyara byo kwihagarika no kunyara byo kurekura amavangingo. Iyo uvuze kunyaza, buri wese ahita yumva ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, akumva ko uvuze gutuma umugore anyara byo kurekura amavangingo nyine. Bisa nkaho mu Rwanda hari inyunguramagambo eshatu arizo kunyaza, kunyazwa no kurangiza. Nubwo mu Rwanda hameze nko muri centre cyangwa industry cyangwa iwabo w'abanyaza n'abanyazwa, n'ibindi bihugu bifite uwo muco. Uramutse ugiye mu gihugu cya Uganda ukavuga ijambo okukubaka cabari, niyo waba utabivuga neza bahita babyumva aho uganisha. Igihe umugabo afashe igitsina cye akakizunguza mu mwinjiro w'igitsina cy'umugore, bitangira kuryohera umugore cyane, maze agahita arekura uruzi rushyushye rwitwa amazi cyangwa amagiraneza cyangwa amavangingo, abandi bakarwita amanyare. Iyo uri gukora ibi uba uri kunyaza, iyo uri gukorerwa ibi nawe uba uri kunyazwa. Abatabizi bavuga ko amavangingo ari inkari zisanzwe ziba zije, nyamara siko biri. Amavangingo ni amatembabuzi yihariye adafite aho ahuriye n'inkari bukari. Uzumva umuntu yigamba ati kanaka ndamurongora akarekura ibikari. Ibyo bikara bavuga ni amavangingo, akaba atandukanye cyane n'inkari zisanzwe. Inkari zigira ibara ryenda gusa n'umuhondo n'impumuro yihariye, naho amavangingo yo aba asa neza n'amazi, nta mpumuro agira. Ikindi kibitandukanya yo nuko inkari zisiga ikizinga ku cyo zaguyeho, wenda nka matora cyangwa amashuka, naho amavangingo yo iyo amaze kuma ntiwamenya ko hari ikintu cyatonyangiyeho. Ibyo tuvuze birumvikana, ahubwo twibaza ikibazo kimwe: inkari zisanzwe ziba mu ruhago, rwamara kuzura tugashaka kunyara, ariko amazi cyangwa amanyare ava. Hari abagore ushobora kunyaza icyumba cyose kikaba nk'inyanja. Ayo mazi cyangwa amavangingo aba aturutse hehe? Ubundi hari abemeza ko ari amazi aba ari mu mubiri w'umugore, kandi nibyo. Ubundi akagira uko yisunganya mu gusohoka igihe agize ubushake bwinshi mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ku bagore. Hari ibice bikikije uruhago biteye neza neza nka prostate ku bagabo. Icyo gice cyitwa skin gland cyangwa se prostate ngore, female prostate. Iyi mvubura ubushakashatsi bwagaragaje ko ariyo soko iturukamo ayo mavangingo mu gihe umugore yaryohewe mu mibonano mpuzabitsina, kandi umugabo akamufasha gutuma ayo mavangingo asohoka. Kuba abagore bose bagira ako gace bivuze ko abagore bose banyara, ahubwo itandukaniro riva ku ngano y'amavangingo basohora, igihe bisaba, ndetse n'uburyo bukoreshwa kugira ngo aze. Uzasanga umugabo avuga ko umugore wanyara cyane, mu gihe uzumva undi mugabo afite agahinda ngo umugore arumagaye cyane nta mavangingo arekura. Uyu mugabo uvuga ko umugore watanyara
hari ukuri aba afite. Niba abagore bose bahuje ibice bituma banyara, ibyo ntibihagije ngo bose banyare ku kigero kimwe. Bityo rero hari umugore ushobora kunyara ku kigero kiri hasi cyane ku buryo n'umugabo atabyumva. Ubusanzwe umutsi uturuka kuri rugongo ukanyura munsi y'uruhago niwo ufasha aya mavangingo, dore ko ari nawo ugera ahazwi nka pureze cyangwa se G-spot, akaba ari nawo w'ingenzi mu gutuma ayo mavangingo asohoka. Nubwo umugore agira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, hazamo ububobere bw'igitsina gabo kibasha kwinjira bitagoranye, ndetse n'umugore ntababare mu gihe cyo gutera akabariro kandi ntanakomereke. Amavangingo ntaho ahuriye n'ayo matembabuzi kuko yo asohokera mu mwenge unyuramo inkari. Niyo mpamvu kuri bamwe ushobora gusanga hivanzemo n'udukari iyo upimye ayo mavangingo. Ibi bishimangirwa na dogiteri w'inararibonye wita cyane ku buzima bw'abagore wize muri Universite yo muri Amerika. Hagati y'abagore 10% na 50% bazana amavangingo menshi mu gihe cyo kurangiza, mu gihe abari hagati ya 50 na 90% bazana amavangingo igihe cyose baryoheye kandi agakomeza kuza mu gihe cyose umugabo akojeje igitsina cye ahatumaze. Mu gihe uri kunyaza nk'uko twabivuze tugitangira ikiganiro, amavangingo nta mpumuro agira, nta cyanga, nta n'ibara. Gusa hari bamwe aza afite ibara ry'umweru w'amata iyo agitangira kuza, nyuma yaba menshi rya bara rikagenda. Niba warigeze guhuza igitsina, iyo utangiye kurongora umugore ushobora gusanga igitsina cyawe cyajeho ibintu by'umweru bimeze nk'amata, maze mu kandi kanya amavangingo nyirizina akakwisukaho. Amavangingo agizwe n'ibinyabutabire ari byo prostate specific antigen cyangwa se PSA. Ibizamini binyuranye byagiye bikorerwa ku mavangingo byagiye byerekana ko turemangingo twica za mikorobe. Niyo mpamvu byemezwa ko umugore unyazwa kenshi bimurinda indwara z'umuyoboro w'inkari. Twese tuzi ko amavangingo aza kubera ubwonko bwamaze kwinjira mu gikorwa cyo gutera akabariro mu buryo bwimbitse. Twese tuzi ko iyo gukorakora umugore byiyongereye ahita ajya ku rundi rwego, ku buryo abagore banyara cyane zihita zitangira gushoka ku bibero byabo. Wa mugabo, ngiye kuguha umukoro igihe uraba uri kumwe n'igitsina gore. Reka nkubwire uko uzabigenza. Ugakozaho urutoki maze ukareba ibi. Numara gushyukwisha umugore wawe bihagije, hahandi igitsina kiba cyamaze gutoha, bikaba byiza muri ku gitanda cyangwa ku ntebe, uzamusome gahoro gahoro kugira ngo bibe byiza kurushaho. Uzabe uri konka ururimi rwe by'akanya gato cyangwa se fresh kissing cyangwa se long kissing, maze gahoro gahoro utangire usigiriza intoki zawe ku gitsina cye cyamaze guto. Fata urutoki rwa musumba zose urwinjize mu gitsina cye gahoro gahoro, utangire umurongoza urutoki winjiza wongera ukuramo gahoro gahoro. Ibi ugomba kubikora uri kumusoma byimbitse. Uzatangira kumva ibimenyetso by'uburyohe muri we. Komeza wirekeraho kandi iteka nkugira inama yo gutwaza gahoro gahoro, kuko imibonano mpuzabitsina si amasiganwa y'amagare aho umwe aba ashaka gutanga undi. Niba yashyukwe bya nyabyo, uzatangira kumva ibisa nk'amazi bitangira kwirasa mu kiganza cyawe. Ahangaha hari ikindi kintu ugomba gukora nanone. Birumvikana niba urutoki rwawe rurimo imbere, igikumwe cyawe kiri hanze nacyo gishobora gukora akazi. Rero zamura igikumwe cyawe ugishyire munsi ya rugongo maze upfundikire umwenge w'inkari. Nupfuka uwo mwenge uzaba upfutse ya mavangingo yasohokaga ako kanya. Uhita uhina rwa rutoki rwa musumba zose, uruhine ku buryo rureba mu gisenge cy'igitsina cy'umugore, maze utangire kuyihajomba gahoro gahoro. Nubikora neza uzumva uri gukora ahantu hameze nk'ahari guhanda. Aho hahanda niho hari uruhurirane rw'udutsi dutuma umugore aryoherwa cyane. Icyo gitsina cyangwa urutoki bikozeho, jombaho urutoki witonze kandi ugena umuvuduko wawe ugenda ku byo yifuza, kandi nyine unyuzemo ubyiringire. Kandi niba uri umugabo ukaba uzi uko bigenda, ushaka kunyara cyane ugakanda umutwe w'igitsina ngo zidasohoka, n'umugore niko azaba yumva ameze n'upfuka umwenge w'inkari. Ugakomeza gukirigita iryo zingiro ry'udutsi cyangwa se G-spot, yakwisimbiza mukajyana ukaguma kuhapfuka. Nukuraho ushobora guhita ubona asuka litiro y'amavangingo, ukumirwa akarerembura.
iyi ni Paradizo TV, ibiganiro tubaha ni ibyongera ubumenyi ngo murusheho kuryoherwa mu ngo zanyu kugira ngo zidasenyuka, kuko imibonano mpuzabitsina ni umusingi wo kubaka umuryango. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe urimo uracikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Kora like, share, duhe n'igitekerezo kugira ngo nyine tugume tubasha kubagezaho ibintu bimeze neza. Mhorana na Bukarifu, reka tubonane ubutaha. Ciao ciao.